Kandi ngo ikaze mukunzi ibiganiro bya Fortune TV, amahoro y'Imana bane nawe mu byurimo mu byukora byose, amahoro y'Imana bane nawe kabisa. Ukande kuri subscribe cyangwa sabone tujye tubana no mu bindi biganiro dukomeje gutumbagira hejuru cyane. Reka nkubwire yuko rero ibiganiro by'imyidagaduro aribyo tugarukaho umunsi ku munsi. Ahangaha nshaka yuko tugaruka ku mugabo witwa Adesope niyo waje agacimaka ku bijyanye na Bruce ndetse na The Ben. Aba bahanzi bose b'ibikomerezwa, abahanzi banini ntabwo wabitindaho rwose. Aba ni abahanzi banini, ibyo ngibyo mvuze ngo n'Imana irabizi, ntabwo naba mbeshyi. Umuhanzi rero witwa Bruce Melody ndetse na The Ben bakoze igitaramo cyiza muri rusange, bose baririmbye neza, niko bimeze. Nta wajya hariya ngo avuge yuko The Ben ataririmbye neza, nta wajya hariya ngo avuge yuko Bruce Melody ataririmbye neza. Ahangaha waba ushatse kwirengagiza, ahangaha waba ugiye gufata uruhande, nubwo habaye ikisa nk'amatora no ku mbuga zitandukanye za kijami nabo bagatora cyangwa se imibare ikabyerekana, ariko mu by'ukuri nta n'umwe wavuga yuko atakoze ibintu bya danish. Uwo bita Adesope ngira ngo ndamukunyuramo gatoya. Uyu ni umuboro ukomeye wibera mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko afite ukuntu akorana cyane n'abahanzi bo muri Afurika, especially mu buryo bwo kugira ngo bazamure injyana ya Afrobeat cyane, yuko ari yakunda ndetse n'abanyafrika bakunze gukoresha uyu kugira ngo ubanze wumve urwego rwiwe. Nuko yakoranye n'abantu barimo Wizkid, yakoranye na Davido, yakoranye na Burna Boy, Ashake, Tiwa Savage, Yemi Alade, Rema, Ayra Starr, Tems n'abandi bagiye batandukanye. Gipfo kuba uri umuhanzi ukomeye muri Afurika ndetse urimba Afrobeat ushaka kubigeza kure, uyu nguyu uramuhamagara akagufasha, akagukorera icyo bita umuti. Uyu yagiye ayobora ibitaramo byinshi cyane muzi bikomeye ku rwego rw'isi bya Afro Nation, byagiye bihuza ibyamamare bitandukanye. Yemwe hari n'icyitwa Afro Nation cyabereye mu gihugu cya Espagne. Iki gitaramo hostinze cyari kirimo ibyamamare nka Chris Brown, Burna Boy, Diamond Platnumz, Sike n'abandi bagiye batandukanye. Aha rero uyu bita Adesope nagira ngo mbanze mu gusobanuraho gatoya kugira ngo wumve urwego rwiwe mbere yuko wenda dukomeza cyangwa se tugira ibindi tumuvugaho. Ubanze umenye uwo uri kumva, ubanze umenye urwego rw'umuntu kugira ngo ubihe icyizere ibyo aba yavuze. Uwo bita Adesope rero yagize ati Rwanda have many talent. Agira ati Rwanda have many infrastructure, hari impano nyinshi mu Rwanda ndetse hari n'ibikorwa remezo infrastructures, nk'urugero BK Arena, Intare Arena, Rusororo, Kigali Universe n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwebwe muranahazi kumurusha, muza hitwa za Canal Olympia abera ibitaramo, muza hitwa za Camp Kigali n'ahandi hagiye hatandukanye. Muri izo mpano yavuzemo kandi yavuze yuko harimo abarimo ba Bruce Melody, harimo ba The Ben, afite kunazinga bitwa ba DS Dollar. Mwana ujejo bundi of course nejo bundi wa performance neza muri New Year's Groove. Avuga kuna ziba Kivumbi, ba Kenny Solo, ba Juno, Kipos nyine ni talent nziza kabisa. Ba The Ben of course yagenda tamuvuze, ndetse yavuze kuri performances z'abahanzi bose The Ben na Bruce Melody. Agira ati shout out to both artists, kuri bose shout out, hagati yabo bose baperforminze neza. Ariko agira ati Bruce afite ikintu arusha abandi bantu kubera yuko yigeze kuza mu Rwanda. Icyo gihe n'ubundi yaraje kubafasha mu buryo bwo promotinga indirimbo, I think ari iriya yitwa Jury on Fire, ari kumwe n'uwitwa Joe Boy.
rero yavuze ukuntu yamubonye niyo bari muri studio, aravuga ati aba afite ikintu bita urukundo rw'umuziki, even yaba ari muri kurikodinga ubona nyine ari ibintu yashyizemo imbaraga zose yamariyemo, performances ku audience nabwo bikaza ari akarusho. Ibyo byose bigenda byerekana urwego rwe yuko ari umuntu ukunda umuziki, ufite urukundo kandi ari umuntu udasanzwe muri ibi bintu bya muzika. Ayo ni amagambo witwa Adesope, ndetse avuga yuko na The Ben ya performance neza. Of course afata The Ben bari bakubitiye mu gafuka bavuga yuko yaririmbye playback, wenda nubwo bitamubuza kuba yaratsinzwe, ariko nyine Adesope aravuga ati biriya mwise ko ari playback, ntabwo iriya ari playback isanzwe, ko yari afite band actually yari iri guplayinga instrument like keyboard like guitar n'izindi zitandukanye. Actually bari in movement, ubona yuko nyine bari gucuranga ibyuma, even nawe wabonaga ko ari muri movement ari kuririmba, ndetse na bande ku ruhande ruririmba nabo bari in action. But iriya ni style ati itamenyerewe hano, ariko iriya style irakoreshwa ni mpuzamahanga. Gusa benshi bakabigaruka bakavuga bati kuzana style hano hariya ngo ni nshyashya. Biriya nyine ni nko kubwira abantu ururimi ubizi neza ko batarwumva. Urabizi ko abantu ururimi batarwumva, urababwira urwo rurimi. Ntabwo waza mu Rwanda ngo respecting kubwira abanyarwanda ururimi rwitwa wenda Icyesipanyoro ube wizeye yuko hari umuntu uri burwumve. It's better yuko uri bukoresha Ikinyarwanda, niba utakizi ugasaba umusemuzi, ariko nyine muri makeya ntago uza kumbwira ko bikunda nuza gushaka kuvuga Kidachi hano mu Rwanda kandi ubwira abanyarwanda. Niyo mpamvu rero bamugaye muri makeya. Aravuga ati kandi it's according to how you drive your performance. Nanone bigaterwa n'ukuntu utwara performance yawe, ukuntu nyine uri bwa connect with your audience kugira ngo babashe kuba bagirana nawe cyangwa se bakumva. Ibyo akaba ari ibintu bagomba kuba bagira gute bametiriza. Ibi kandi ati niba abafana bawe batagwaye shout out, niba abafana bawe batagushimiye cyangwa se batishimiye ibintu byawe wakoze, agira ati you lose big time. Uhora nyine uri aho ngaho nta kintu nyine cyavamo, kubera yuko audience yawe nyine of course ntabwo yakunze ibintu byawe. Ni nko kujyana ibicuruzwa ku isoko nyine ntihagire ubigura. Yafashe kandi agereranya na Nigeria mu buryo bwo kunga ubumwe no gukoparatinga the artist bagomba kuba bafatanya. Agira ati muri Nigeria nk'umugabo witwa Wizkid, Davido, Burna Boy have come together. Ni abantu bishyize hamwe, ati byashyizwemo campaign ariko nyine kugira ngo bafashanye, kubera ko ugiye wenda nk'urugero muri O2 Arena mu Bwongereza nka Wizkid agiye gukora igitaramo, amukorera surprise umuntu bita Burna Boy cyangwa Davido akaza akamufasha, cyangwa se wenda Even agiye nko muri New York araza akamufasha mu buryo butandukanye. Bituma rero the music come together. Arongera kandi ageranya muri bihugu nka za Ghana, afata barimo Shatawale, Sakori n'abandi. Aravuga ati aba nabo baje kuba bishyira hamwe kugira ngo babashe kuzamura ibintu byo muri Ghana. Uwo ni umugabo bita Adesope. Arongera kandi agaruka ku ndirimbo yitwa
Pom Pom ya Bruce na Diamond, tutibagiwe n'uwitwa Brown Joel muri Nigeria, agira ati igitero cya Diamond bazaba bacyumva, uyu munsi wa none ntabwo barabasha kumva uburyo kirandirimba ari nziza. Mu by'ukuri imbere ahangaha bategereze gatoya, izabacengera imbere gatoya, bazaba bayumva mu by'ukuri ntago bizoroha, bazayumva ibacengeremo. Pom Pom kandi iyi ndirimbo bita Adesope yayifasha yigereranya n'indirimbo zirimo nka With You ya Diamond Platnumz ndetse na Omale, ngira ngo murayizi ko ari banga. Iyi ni banga ku kigero kitabaho inshuti yanjye. Rero n'iyi ngiyi ati ushobora kuba wayifata ukayigereranya na With You. Reka nkubwiye ngo reka tuhure mu bindi biganiro. See you, Astra Vista.